kwiyiriza ntago ari ukwiyicisha inzara, kubera ko benshi muri twebwe twiyirisha ujya usanga icyo twashize imbere ari ukutarya, icyo twashize imbere ari ukwiyicisha inzara. Tuvuga ngo mana amasara agerange ryari ndashonje. Imana ntago ifitanye ikibazo n'inda zacu, Imana ifitanye ikibazo n'intekerezo zacu mbi ndetse na kamere. Kera ngitangira kwiriza icyo nashiraga imbere kwari ukutarya, ugasanga ndavuze okay ntago nywa amazi, ntago nkora iki kubera ndi kwiriza, ugasanga cyagiye kigeze cyo gusoma Bibiliya nta energy mfite, like ibyo ndi gusoma ntago ndi kubishira mutwe, ntago ndi kubyumva neza kubera ko nta mazi nigeze nko kuba mu gitondo, nta nubwo nigeze nijya. Ugasanga nibyo ndi kuba niyirijije ntago ndi kubikora neza kubera ko mandi yanjye kuva ati amasaha yegeranije ryari, ndashonje cyane. Bese ugasanga nibyo ngibyo ndi gufokusingaho aho kugira mfokusinge kubyo niyirijije. Ariko buno iyo niyirije njyanywa amazi nkarya nk'imbuto kugira ngo munda hajyemo ikintu ntinumve ko nshonje, mbese bikaba nk'ibisanzwe, ariko ngafokusinga ku cyo niyiririje. Example ndi kuvuga ati okay uyu munsi ndiyiriza, ntago ndi gukoresha social media, ntago ndi kuvugana n'abantu batuma njya kure y'Imana, njya mbikora ntago njya kumarisha social media, ahubwo njya nzifunga kubera ko Imana ntago ifitanye ikibazo n'inda yanjye, ahubwo ifitanye ikibazo n'ibyo ntegereza ndetse na kamere, cyangwa se nuko nkoresha phone cyane. So iyo niwije nkavuga ati okay ntago nkoresha phone uyu munsi cyane, njya nzimya phone, njya mfunga phone kubera ko icyo ngicyo ni Imana ifitanye ikibazo nacyo. Hari isomo riri muri Yoweri igice cya 2 umurongo wa 12 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati ariko nubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, mwiyirize ubusa, murire muboroge, imitima yanyu aba ari yo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe yuzuye n'imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. Hano Uwiteka ari kubabwira ngo imitima yanyu aba ari yo mutanyura, mureke imyenda yanyu. Kera abantu iyo ba fastingaga bagendaga hanze bakereka abantu bose ko bari kwiyiriza, bakabindyarya, bakavuga ati guys mutere turi kwiyiriza, ugasanga bari gushimura imyenda yabo. Ariko Imana iri kubabwira ati mureke imyenda yanyu, imyenda yanyu ntago ariyo mfitanye ikibazo nayo, ahubwo mfitanye ikibazo n'imitima yanyu. Mureke gushishimura imyenda, ahubwo mushishimura imitima yanyu. Natwe muri iki gihe Imana atubwira ngo mureke kwicisha inzara inda zanyu, ahubwo mwicisha inzara kamere zanyu, bya bindi kamere zacu mbi irarikira tuzibime. Bakujya usanga turi kwicisha inzara inda, ariko ibya kamere ugasanga turi kubihereza. Kamere yacu ishaka ko dukoresha phone umunsi yose, turi kwihereza. Intekerezo zacu zishaka gutekereza nabi, zishaka gukora ibi, ugasanga turi kubikora, turi gufasting. Akavuga ngo ubwo ntariye nta kibazo. Hari ikibazo. Ndasaba Imana ngo igihe cyose zaturi kwiyiriza, igi twibutse igituma turi kwiyiriza, niba ari cyaha cyatubase turi gushaka kureka, aba ari cyo tuyadufokusingaho, aho kugira ngo dufokusinge ngo turarya ryari. Mu izina rya Yesu, amen.